Yesu ashimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, bavandimwe ba Kristo, twongeye kugaruka kuri uyu munsi. Umunsi wo ku cyumweru, umunsi mwiza. Ngarutse imbere yanyu n'ubundi ari Samuel Abayisenga ubakunda. Uyu munsi ndashaka kubwira ijambo rivuga ngo hari aho Imana igushaka. Hari icyo Imana ishaka gukora, hari uko Imana ishaka kugenda, hari ibyo Imana ishaka kuvuga. Imana iragushaka mu murimo wayo, Imana iragushaka mu mugambi wayo, Imana iraguhamagara, iragusaba kuva aho uri ukaba mu mugambi wayo. Hari ibyo igusaba kureka kugira ngo uyikurikire. Ubwo duheruka kuganira ijambo ry'Imana, twaganiye ku ijambo rivuga mu kwezwa. Igihe Uwiteka yabwiraga Yosuwa ngo abwire ubwo bwoko, abwire ubwoko bw'Imana ati nibiyeze, haleluya, bakumvira bakezwa. Nawe ndahamya ndashidikanya ko igihe wumvaga ririya jambo rikubwira ngo wezwe, wumviye umwuka wera, ukaba waremeye kwezwa, ukemera kwihana, ukemera kumvira umwuka w'Imana, ukemera guca bugufi imbere y'Imana, ukemera kugendera mu mugambi w'Imana, ukemera kuyoborwa n'Imana aho kwiyobora. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ngo hari aho Imana igushaka. Niba waramaze kwezwa, niba waramaze kwicuza, niba wamaze kwatura ukemerera Imana, hari aho Imana igushaka. Hari ibyo igusaba kureka, hari ibyo igusaba gusiga, kuko wamaze kubyihana ugomba kubisiga, ukabireka, ukabivamo. Imana iragushaka mwene data, Imana iranshaka, nawe iradushaka. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cya 12 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo aratubwira ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Hari ahantu Imana ishaka kukohereza. Imana iragushaka uyu munsi kugira ngo ikohereze mu mugambi wayo, iragushaka kugira ngo ikohereze mu bushake bwayo. Hari aho Imana igushaka, hari ibyo Imana ishaka gukora. Niyo mpamvu uyu munsi nkubwiye ngo Imana iraguhamagaye, Imana iragushaka mu mwanya wayo, iragushaka kuba imbere yayo, iragushaka usenga. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Iyo wamaze kwemerera Imana, ukaba wemeye guca bugufi imbere y'Imana, ukemera ati bari jya utuma, nk'uko Yesaya yabivuze, Imana iraguhamagaye, ikubwiye kugira aho uva. Va muri Uri y'Abakaludaya, va mu ibyo urimo. Uyu Aburahamu Uwiteka yamubwira ati, aramutegeka ati va mu gihugu cy'iwanyu, haleluya, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, haleluya. Va mu gihugu cy'iwanyu, usiga imiryango y'iwanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu abwirwa n'Uwiteka kuva mu gihugu cy'iwabo, kuva muri gakondo, kuva mu bisekuru, agahindukira kuva mu bigirwamana, akava muri Uri y'Abakaludaya akajya i Kanani mu mugambi w'Imana, aho Imana imushaka. Aburahamu ngo ajye mu gihugu Uwiteka agira ute? Azamwereka. Nawe urabwirwa isaha kuvaho, kuva mu byo urimo, va mu byaha, va mu byaha, gana kujijuka, wubaha Imana. Aramubwira ngo nuramuka uhavuye, nuhava nzaguhindura ubwoko. Iyo wemeye kuva mu byaha, iyo wemeye kubaturwa, iyo wemeye kwemerera Imana, ukagendera mu mugambi wayo, ahasigaye Imana hari ikikugira cyo, hari ikiguhindura cyo. Niyo mpamvu Aburahamu yabwiwe ngo nzaguhindura ubwoko, agerwaho na nzayimana, kuko Imana yiteguye kumuhindura ubwoko. Ngo nzaguha umugisha. Iyo wemereye Imana, Imana iguha umugisha. Arangije ati kandi nzogeza, haleluya, iguha umugisha, umugisha ukaba muri wowe, ukaba umunyamugisha, n'ugukurikiye wese agahirwa akabona umugisha. Yarangiza igikurikiyeho Imana, kuko yamaze kuguha umugisha, haleluya, yamaze kuguhindura amateka, yarangiza ikaguhindura ubwoko, ikogeza izina ryawe.
ngo uzabe umugisha. Si ukuba umunyamugisha gusa, ahubwo uzaba umugisha. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese uzaturaho umugisha uzamubonekaho. Umuntu uzagira ikintu waturaho kizamubaho, kubera ko wabaye umugisha. Turi abanyamugisha, turi umugisha bene data, turi ubwoko bw'Imana, turi ubwoko butuye ukwabwo, turi ubwoko butavumika kuko turi umugisha. Aramubwira ati kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Abantu bose bazakwifuriza umugisha, Imana izabaha umugisha. Kubera ko uri umugisha, uri umunyamugisha, abazakwifuriza umugisha bose izabaha umugisha. Hari ibyo Imana ije gukora kubera wowe, kubera ko wumviye Imana. Imana hari ibyo ije gukorera umuryango wawe, kubera ko wemereye Imana. Hari ibyo Imana ije gukorera umuryango wawe, kubera ko wayemereye. Ariko ikigusaba ni ukuyemerera, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Turi ubwoko butuye ukwabwo, turi abanyamugisha. Ngo uzakuvuma nzamuvuma. Bene data, tumenye ko Imana itubereye maso, tumenye ko turi abanyamugisha. Irinde kwatura amagambo ubonye, irinde kuvuga ibyo ubonye, kubera ko icyo wakatura cyose cyagera ku muntu cyamubaho. Irinde, nanjye nirinde. Ngo kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amin. Muri wowe niho imiryango yose izaherwa umugisha. Muri wowe niho abantu bazabonera umugisha. Aho ngaho, aho muri wowe, kuko wumviye Imana, kuko wemereye Imana. Ubushake bwawe buri ku buzima bwawe. Imana yiteguye kubana nawe by'ubutwari. Imana yiteguye kubana nawe, ariko ikigusaba, iragusaba kuyemerera. Va muri Uri y'Abakaludaya, va mu cyaha, va mu kibi, egera Imana. Imana ibaha umugisha. Imana iri kumwe namwe. Imana ibitayeho. Imana irabazirikana, ntabwo izabatererana. Nimuhumure, izaturengera. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje. Ngushimiye neza n'urukundo rwawe. Ngushimiye kubwira ijambo. Reka buri wese wumvira ijambo ahinduke ku bwawe ryo, kandi rikore imirimo muri we. Reka wigaragaze nk'Imana. Ubaho umugisha. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.